amakuru ya deperi yihutirwa? Oya, ahubwo muri ibyo byose turushwaho no kunesha n'uwadukunze. Abaroma ibice 8 umurongo wa 37. Ubwo Yesu yemeye gupfa mu cyimbo cyawe utaramunesha, ubu si bwo yakureka, ahubwo azakomeza kukubera umucunguzi w'ibihe byose. Aha, ndasubiramo, Yesu ntazakureka. By Pastor Mugiraneza Jean Baptiste niwe wavuze iri jambo. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushwaho no kunesha n'uwadukunze. Abaroma ibice 8 umurongo wa 37. Ubwo Yesu yemeye gupfa mu cyimbo cyawe atarakumenya cyangwa utaramumenya, ubu si bwo yakureka, ahubwo azakomeza kukubera umucunguzi. Aha, iri ni ijambo ry'Imana. Witinya kuko ibyo wasabye byumviswe. Uyu ni Evangeliste Erson Ndayisenga. Ntawera nk'Uwiteka. Wihagarika umutima, izere Uwiteka, aragukunda. Urukundo rw'Imana ntirugira akagero. Witandukanye n'imirimo y'umwijima yose. Mureke dukurikirane amakuru yaranze idini rya ADEPR. ADEPR isigaranye insengero zitarenga 1000, ntago zigera mu 1000 rwose, kuko mu nsengero yari ifite zirenga 3000. Aha, insengero yari ifite zirenga 3141, hasigaye insengero zidafunzwe 970. Ni ukuvuga ngo hano hasohotse itangazo rikomeye cyane kandi nawe rirakureba. Ni ukuvuga ngo insengero 1154 ziri mu zafunzwe kubera kutubahiriza ibisabwa, zigiye guhuzwa n'izindi. Ni ukuvuga ngo hari insengero zimwe na zimwe nawe urgusengeramo nawe uraruze rutuje ibyangombwa, bagiye kuzifata bazihuze n'izindi kugira ngo havemo urusengero rushyitse. Aha, ni ukuvuga ngo umuvugizi wungirije yabigarutseho kuri iyi tariki 14 Ukuboza 2025, ubwo yari yitabiriye ikiganiro n'itangazamakuru cyagarukaga ku myiteguro y'isabukuru 85 y'itorero rimaze rishinzwe rya ADEPR. Mu nsengero 3141 zigize itorero rya ADEPR, izasigaye zikora zujuje ibisabwa ni insengero 970 nyuma y'igenzura ryakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Pasiteri wungirije Rutikanga avuga ko insengero zirenga 1900 ziri mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa ngo zibe zafungurwa. Ndasubiramo, Pasiteri Rutikanga yavuze ko insengero zirenga 1900 ziri mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa kugira ngo zifungurwe. Ati, mu minsi itorero ADEPR ubusanzwe cyangwa ndasubiramo, ati uyu munsi itorero rya ADEPR ubusanzwe rifite amatorero 3142. Uyu munsi izifunguwe ni 970. Izirenga 2100 zirafunzwe kuko zitujuje ibisabwa. Ariko turi mu rugendo rwo kugira ngo twuzuze ibisabwa kandi biri kugenda neza. Natwe hari uruhare twakoze, dushima ko muri ayo matorero 1158 ageze kuri 37 yubakwa, dukwiriye kuyahuza n'andi kugira ngo tubashe kugira itorero rishitse. Ubwo ni ukuvuga ngo aya matorero 1158 ni amatorero yarageze kuri 37 yubakwa, ariko bivuze ngo aha bisa nkaho byagoranye kuko bije ntago ihagije. Bavuze ko aya matorero 1158 agiye guhuzwa n'andi. Yakomeje agira ati, twahuje aya matorero kugira ngo tuyongerere imbaraga. Aha, ndasubiramo, aya matorero 1158 yahujwe kugira ngo yongererwe imbaraga. Hari ibyo twashingiyeho kugira ngo duhuze. Hari nk'ahantu ubona habangamira ubuzima bw'abanyetorero, ahantu hafunganye cyangwa hato hafite ubuso butoya. Ibyo byose twabiganiriyeho n'inama y'abashumba, bashima ko aya matorero yagera andi agahuza, cyangwa bagira amatora agahuza
akiyongerera imbaraga akaguka. Yakomeje gushimira aya matorero bari gukora, ndasubiramo, yakomeje gushimira amatorero bari gukora ibishoboka byose kugira ngo insengero zabo zuzuze ibisabwa. Yasobanuye ko itorero rifite gahunda yo gukomeza umurimo w'ivugabutumwa no kwakira abayoboke bashya, bityo hazakomezwa gahunda yo kubaka insengero zigezweho. Ati ivugabutumwa rirakomeje kandi nk'uko twashima ahantu bigaragara ko bikenewe, murabizi igishushanyo mbonera biba bihari, twabona ko cyemera ahantu runaka hakubakwa. Yavuze ko twabona ahantu cyangwa tukabona ko ahantu hakubakwa urusengero tuzahagura niturangiza twubake urusengero. Ni ukuvuga ngo yakomeje avuga yuko tugize n'ahandi tubona twakubaka urusengero twazarwubaka, nizo zafunzwe hari ahantu hazima tubona twazubaka twazagura tukubaka, ari nk'ahantu hegeranye n'urwo rusengero tugiye guhuza n'urundi. Umushumba mukuru wa ADEPR Ndayizeye Isaie yavuze ko hari insengero 27 zamaze guhabwa ibyangombwa by'uko yujuje ibisabwa, ariko hari n'andi menshi yamaze gutangwa kugira ngo azasuzumwe, harimo n'urusengero rwacu rwa ADEPR. Murabyumva namwe ati kugira ngo tuvuge ubwo urusengero muze rwa ADEPR na ADEPR ku Murindi, ni ukuvuga ngo narwo ruri mu nsengero zatanzwe kugira ngo zisuzumwe. Ati kugira ngo tuvuge ko yujuje ibisabwa ni uko tuba twasuye insengero twaba twasuye inzego zibishinzwe zikaduha icyangombwa. Hariho inyubako ziba zamaze kugera ku rwego tubona zujuje ibisabwa, ariko tutavuga ko babyujuje 100%, kuko tugitegereje ko dusurwa n'inzego zibifitiye ububasha bakagenda batanga icyangombwa. Pastor Ndayizeye Isaie kandi yavuze ko abakristo bashize imbaraga mu guharanira ko insengero ziba ahantu heza ho gusengera. Umuyobozi nshingwabikorwa w'itorero rya ADEPR yerekanye ko 2023 ubwo itorero yikoreraga ubusesenguzi yasanze nibura insengero 40 zitari zikwiye kubaho, kandi RGB yarazifunze. ni ukuvuga ngo itore muri 2023 ubusesenguzi ryikore ryasanze nibura insengero 40 zitakwiriye kubaho, kandi RGB yazifunze n'itorero riri muri gahunda yo kuzihuza. ni ukuvuga ngo 40% z'isengero za ADEPR nabo ubwabo bikoreye igenzura basanga 40% ntizikwiye kubaho. Uwo ni ukuvuga ngo muri 60% z'isigaye zo zikwiye kubaho, ariko nazo hakaba harimo nibura 20% zujuje ibyangombwa, izindi 40 nazo zitujuje ibyangombwa. Kandi niyo mpamvu bari kuvuga ngo bagiye kuzihuza. Yerekanye ko kuri ubu ikigo gishinzwe ubuzima cya ADEPR ubuzima bwiza kiri muri gahunda yo kujya gitanga ubwishingizi ku nsengero zaba iza ADEPR cyangwa zandi matorero, cyane ko biri mu byasabwe na RGB. Twongera kubabwira ko insengero 1154 arizo zigiye guhuzwa n'izindi. Twongeye kubabwira ko insengero 970 arizo zasigaye zifunguye. Twongera kubabwira ko zimwe mu nsengero zafunzwe zigiye guhuzwa n'izindi, ariko twatubabwira yuko insengero zimwe na zimwe muri uyu mpera z'umwaka zigiye gufungurwa kuko urutonde rwo ruragaragara. Yari Best Mind TV. Twongera tubabwira yuko tubafite amabati meza nk'uruganda King Lion. King Lion tubafite amabati meza y'ubwoko bwose, nta handi wayasanga usibye muri King Lion. Amabati adacuya, amabati rwose adafite ikibazo na kimwe. Uyu ni Senior Pastor Ndayizeye Isaie. Uyu nguyu akaba ari Associated Senior Pastor, akaba ari Bitarera Imana Executive Director. Aba n'abayobozi ba ADEPR, akaba HR Administration,
aha uyu mudamu rwose head of finance and project, aba ni abayobozi bo muri ADEPR rwose nagendaga mbereka. Ikaze kuri Best Mind TV. Ijambo ry'umunsi, uyu mugabo yavuze ijambo ryiza kandi rikomeye, murikurikirane ahabanza.